nabasuhuje cyane. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Hari amakuru meza mbafitiye y'umumaro nagira ngo mbagezeho. Ejo bundi ahangaha mperuka ndimo kubabwira kuri crypto yitwa Baby Doge. Naje kubona nuko burya amakuru yose umuntu atanze apfa kuba ari ay'umumaro, byanze bikunze hari abantu abareba. Hari abayafata rwose bakayabyaza umusaruro. Icyo nicyo maze kubona. Hari abasanzwe bafite amakuru nibyo, hari n'abandi bashya rwose bavuga bati n'ubwa mbere mbyumvise, hari n'abandi bafata umwanzuro bakavuga bati reka tugire icyo tuyakoraho. Niyo mpamvu nahisemo gukomeza kubaha amakuru cyane cyane ajyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Muri no minsi rero yari serije nk'ibisanzwe. Muri no minsi rero cyo nababwira, amakrypto arimo kumanuka. Turi mu mpera z'umwaka, byose harimo n'abarimo gukura amafaranga yabo bagira ibindi bayashoramo, harimo n'abayakuramo kubera ko bagiye mu minsi mikuru n'ubundi babona inyungu babonye nta kibatwaye. Gusa nko mu bigaragara nuko amafaranga y'ikoranabuhanga hafi ya yose, iyo cryptocurrency yitwa Bitcoin yamanutse nayo ahita amanuka, kubera yuko niyo crypto yabanjirije ayandi ma crypto cyangwa se ayandi mafaranga y'ikoranabuhanga. Iyo yaguye rero n'izindi hafi ya zose ziragwa. So ubu rero nkuko mubibona kuri chat, ubu ngubu ahangaha hari isoko ndiho, ndimo kureba uburyo Bitcoin ihagaze. No kuvuga ngo iyi ni time frame y'ukwezi. Ndebeye ahangaha rero isoko riracuramye, mu bigaragara Bitcoin irimo iramanuka. Birashoboka ko yazanamanuka ikagera ku bihumbi 40. Bitcoin ubusanzwe birimo iravunja, Bitcoin imwe iravunja ibihumbi 49,302, ariko birashoboka ko yanamanuka ikavunja ibihumbi 40 by'idolari, akaba ariho wenda yagarukira. Iyo ikaba strong support, hanyuma ikazagaruka ikongera ikazamuka. Ibyo bigatanga ihumure mu bantu benshi cyane batunze crypto, yaba ari abayiholdinze, ndavuga abantu batunze amakrypto atandukanye bagamije ko azazamuka bakunguka, ariko babikora bayabitse mu gihe kirekire, yaba ndetse n'aba day traders cyangwa se abatradinga cyangwa se ababyaza amafaranga yandi binyuze muri cryptocurrency umunsi ku wundi cyangwa se icyumweru ku cyumweru. Bizaba ari ihumure nihindukira igarutse, ndavuga Bitcoin. Ubwo rero nuko isoko rihagaze muri no minsi, ariko byose patience bikenewe kugira ngo umuntu agire icyo avanamo. Umuntu ya Bitcoin yamanuka nk'uku umuntu afite izo ya holdinze, ntibimutere gupanika cyane ngo azigurishe, kuko twabonye experience itwereka ko Bitcoin ishobora kumanuka ku rugero rubabaje cyane, ikamanuka hasi bikabije n'igihumbi cyangwa se 500, akaba yahinduka $2, ariko ikazongera ikagaruka ya 500 umuntu yari yarashoye yahindutse $2, akongera agahinduka ibihumbi 5 by'idolari no kuzamura. Ibyo ni ibintu twabonye ko bishoboka cyane. So amakuru mbafitiye uyu munsi rero ajyanye na crypto yitwa SafeMoon. SafeMoon ni crypto nziza, nifuje ko mwagiraho amakuru. Iyi SafeMoon mu kanya nari ndimo ndeba aho yari yagabanutseho ku rugero rwa 15%, ariko uno natuvugana abantu barayiguze bayishyira muri plus 16.51%. Abantu bamaze kubona ko iyi crypto ifite akazoza. Iyi ni crypto nziza, ina amafaranga y'ikoranabuhanga watunga aracyari hasi 0.051522, ariko mu gihe kiri imbere ndababwiza ukuri iyi crypto muzabyibonera, abenshi bazayikurikirana izagira ubuzamuke bufatika. Iyi ni chart yayo. Crypto yari nzima, yirebye ku gihe cy'umwaka ureba ukuntu ugenda fluctuatinga ukabona ni ibintu biri nomo. Ntabwo ari bene za crypto ba pumpinga ariko ubona ko ari scam. Chart yayo urabona ko imeze neza, kandi aha hantu yigeze kugera ku itariki 20 z'ukwa 4 2021 birashoboka cyane ko yazahasubira, kuko icyayihagejeje cyanagaruka nanone. Nahangaha ndetse ku itariki 15 z'ukwa 5 mu mwaka turimo wa 2021, urabona yuko yageze kuri 0.0585, kandi ubiri kuri 0.05 152 152 urumva yaramanutse. Hariya naho birashoboka cyane ko yasubirayo.
ikintu kigaragara nuko iyi crypto iri ku masoko menshi, ba nyirayo bakora ibishoboka kugira ngo bayishyire ku masoko atari makeya. Nk'ubu wayisanga kuri get.io, kuri Arabank, kuri PancakeSwap n'andi masoko atandukanye, ariko iyo nshaka kuyareba yose nkanda hano nkayitegereza. Amasoko ni menshi mu by'ukuri ku buryo Hotbit wayisangaho, Bitforex n'ahandi. Iyi ni crypto rero kuwubishoboye yayiholding igihe kinini, cyangwa se ushobora no kuyigura hacaho iminsi mikeya nk'ukwezi ikaba yazamuka kagira amafaranga ikugenera. Aya ni amakuru meza tuba tugira ngo mumenye. Nyamuneka iyo tugiye kuri Twitter account yabo dusanga ni crypto ikurikirwa na 1,200,000 by'abantu. Abo bantu ntabwo ari bake bakurikira crypto imwe. Nahoze ndeba kuri Telegram yabo naho nsanga ni 150,000 kuri urwo rubuga rwa Telegram yabo, kandi mu by'ukuri ubona ko abo twita Safe Moon Army barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi crypto ikundwe, igurwe, abantu bayibike ari benshi bishoboka. Kandi mu bigaragara banakoze wallet yabo, nk'uko tugira MetaMask wallet tukagira Trust wallet, hari na Safe Moon wallet, iyo nayo wayitunga ukayibika ama crypto yawe. So bijya bihira abantu rero yuko bagura cryptocurrency ikiri hasi, hanyuma ikazagira gutya ikazamuka ku rugero rushimishije. Umuntu yarashyizeho nk'amadolari ye 200, akabona amadolari 200 ahindutse 10,000 by'idolari. N'iyo nyungu ntabwo ari mbi mu by'ukuri kurikije icyo gishoro ingano yacyo. Gusa biba binashoboka cyane ko yazanaba 200,000 by'idolari, bijyanye na patience umuntu yaba afite n'igihe cyo kwihangana afite muri we, yaba umwaka yaba 2 hafi aho ngaho, ariko umusaruro ukaboneka. Ubwo rero igihe cyose Bitcoin byagaragaye yuko igarutse mu cyerekezo cyayo cy'ubuzamuke, kandi ndebeye muri time frame y'icyumweru uko bimeze, soko bimeze nk'irishaka kugaruka ariko ntabwo birafatika neza. Batureye muri time frame y'umunsi, ntabwo isoko rirahindukira bya nyabyo, ariko mu bigaragara iri soko niritangira kuzamuka n'andi makripto byanze bikunze zahita zanza mukazamuke, kandi ibyo bizatanga umusaruro mwinshi kuzo twita meme coins cyangwa za coins zikiri ntoya, ku buryo zaha umusaruro abantu bakabona umusaruro munini. So abakeneye rero amakuru yimbitse, nyamuneka mbanashyizeho nimero zanjye ku buryo mumamagara cyangwa se mukanyandikira kuri WhatsApp, nibyo binyorohera mukaba mwagera naho nkorera nkaba amakuru neza, mukibikaho uyu mutungo. Biryoha ubundi muri rusange namwe murabizi biryoha.